Hello friends, ubu ngubu ngiye kujya mbatembereza Kigali yose, aha ngaha turi ni Kacyiru, turi muri gare ya Kacyiru, ubu ngubu turagiye, njya kubereka Kigali yose mbatembereze. Uyu muhanda uyu nguyu uzamuka muri iyi rompuwe werekeza Perezidanse, undi werekeza Faisal, ego Faisal niho ubu ngubu njyewe tugiye kugenda ndabageza ahantu bita i Batsinda, iyi nzu iri iruhande ni Minu bumwe, ariko Kigali isigaye yubatse kweri, Kigali irubatse iriya yari Minu bumwe, dore aha ngaha uyu muhanda uratwerekeza aho bita muri gorofe ubu ngubu ni imbere yacu ho gatoya, turi kugenda ndi kukwereka Kigali, izi vlogs nizo ngiye kujya nkwereka kuri YouTube channel Ibyiza Africa, kubera ko ewana nabonye kubatembereza i Kigali ari ibintu bisigaye ari byiza, bisigaye biryoshye, reba izo modokari, hasigaye hari imihanda myiza, ewana ibintu byose bisigaye bimeze neza i Kigali, reba nk'aha ngaha wagira ngo hano ni mu baturage, ariko reba imihanda isigaye ihubatse, reba izuba riri i Kigali rimeze fresh, ewana aha ngaha ni ku masaha meza cyane, reba hari imodokari, hari uyu muhanda usigaye uryoshye pe, iyi mihanda ya Kigali isigaye imeze neza, reba amakorosi asigaye arimo, twarubatse, iterambere risigaye rikaze kabisa, abanyeshuri bari gutaha murabibona neza, aho ngaho hepfo, hano hepfo niho muri gorofe, reba isanzure, reba ukuntu hameze neza, aha ngaha niho hajya habera ka free day hajya ihabera, hariya ni muri gorofe aho bakinira tenisi, urabibona neza cyane, murabona ukuntu Kigali isigaye imeze fresh, gorofe irubatse kweri, irubatse aha hose, bino biti biteye ni muri gorofe, hariya hirya naho hazajya gorofe, reba Kigali kabisa, ndabona ibintu byose bisigaye bimeze neza, vlogs nzajya mbatembereza, ubutaha mushyire muri comment, mwandike muri comment ahantu twazajya dutemberera, nkabatembereza gutya nibyo byiza, nkagenda mbereka Kigali uburyo imihanda yaho isigaye imeze fresh, mba ndi ku kamoto, ndi ku gapikipiki, aha ngaha uhita uvuga ati ewana umusaza yadukoreye mu nganzo, ndashaka kuzajya mbakorera vlogs, fashion, imihanda yose tugomba kuzajya tureba ibyiza by'imihanda, tukareba ibintu ibyiza biri ku muhanda, ndizera ko ibintu byose ari sawa, ibintu byose biramurikiwe, biramurikiwe, ndizera ko ndizera ko ibintu byose nzajya mbikugezaho 5/5, nta kintu uzangaya, ndashaka kugutembereza Kigali, hano hose hano ni Gacuriro, muri uyu muhanda tugeze, hano ruguru muri bino biti hari hatuye abaturage, uyu muhanda turimo bawita Kompanyi Gacuriro, yego aha ngaha ni muri kompanyi, noneho aho hakurya hose hari hatuye abantu, aha ngaha hose hari hatuye abantu, hirya ni muri Croix Rouge, aho iriya modokari iciye iparitse, tugiye kuzamuka muri uyu muhanda w'i Gacuriro, uyu muhanda uyu nguyu utambika hirya, utambika ku kinamba cyo hirya, ku kinamba cya mbere, aha ngaha tuzamutse ni Gacuriro, uri kubona Itexirwa aho hafi, aho hirya y'abo banyeshuri ni muri Itexirwa, ruguru ni Gacuriro, hano ni uruganda rwa Itexirwa, urayibona aho ngaho niho abanyeshuri baba bari gutaha, bitahira neza gake gakeya, aha ngaha muri aya marembo ngiye kukwereka, aha ngaha ni aho uzamuka winjira muri Vision City Kigali, aha ngaha niho fresh, noneho ndakubwira yuko ushaka ko twareba imihanda neza, tukamenya Kigali, nkabatembereza mwibereye mu rugo, reba nk'uyu muhanda ukuntu bari kuwubaka neza, wararangiye, ahubwo hano hejuru uri kubona ko hameze fresh, harubatse kabisa, turi kugenda dutembera i Kigali,
nzabatembereza, ubundi nsigaje kubatembereza mu mujyi, nkagenda nkabereka mu masoko tukareba fashion, baracyubaka iyi mihanda baracyayivugurura, uri kubibona neza, murabibona namwe, erega nta kintu na kimwe ntazabereka, nzabereka i Kigali uburyo isigaye iryoshye, iraryoshye kweri, ruguru aha ngaha niho perezida asigaye atuye, Paul Kagame n'umuryango we, his excellence nawe n'umuryango we usigaye atuye aha haruguru, aho bita i Gacuriro, reka nze mwereke umuhanda uzamukayo, uzamuka i Gacuriro, aho asigaye atuye, asigaye ataha i Kigali muri VIP neza cyane, aha ngaha naho ni Gacuriro, aha ngaha turacyari mu muhanda w'i Gacuriro, ni ukuvuga ngo muri Vision City hasigaye hameze neza, iyi mihanda ni iy'inyuma ya Vision City, kuko muri Vision City ho hararenze, aho hose ni ubundi navuga ko ariyo perezidansi isigaye i Gacuriro hasigaye ariyo perezidansi, uyu muhanda winjiramo neza ukagenda ukakugezayo, ariya marembo bwa mbere nakoretse n'ay'i Gacuriro muri Vision City, aha ngaha turi mu muhanda turazamutse kabisa, turi kwiryohereza neza, ibintu byose kandi nizere ko mugenda mubibona fresh, mubikurikirana, namwe ndabizera ko muri gukurikirana neza cyane, mwambwira ati tujye dutembera aha ngaha, mbageze ahantu hose twatemberayo kandi rwose ndizera ko muba mumeze neza, nta bintu byo kubarambira, mba ngomba ya marembo yinjira kwa perezida ni aha ngaha, aya ngaya yinjira muri perezidansi, reba n'ayo mazu bari kubaka, bari kuyakubita imiturirwa Gacuriro, mu minsi iri imbere nzajya mubacisha muvuga ati aha ngaha se ni hahandi twarebaga mu minsi ishize, ndizera ko muba mubibona neza, reba n'abanyonzi Kigali bakorera amafaranga, ni abahizi b'amafaranga, aha ngaha uyu muhanda uri kumanuka, umanuka Kabuga, uva mu Kabuga ka Nyarutarama, twatambitse Batsinda, aha ngaha niho ku Kagugu, noneho tugeze Kagugu, tuvuye muri Gacuriro tugiye Kagugu, aha ngaha ku Kagugu amashuri ari hepfo, ibitaro bya Kagugu biri aha ngaha imbere nabyo, aha ngaha hose ubona ko ari mu isantere ya Kagugu, iyi ni isantere ya Kagugu, urabona iraryoshye, urujya n'uruza rw'abantu ruba ruhari, reba mu modokari, amajanse y'amamodokari aba ahari, amahoteli, hoteli ya Kagugu irahari nayo aha ngaha hirya hino y'ibitaro, ibitaro ngibi, aha ngaha turacyari muri santere ya Kagugu, santere ya Kagugu ni iyi ngiyi, ubundi mwe muri komenti guys, mutere komenti, mushyire muri komenti ahantu ubutaha mushaka ko tuzatembera, nari mbafitiye rwose ubutembere buhagije, nzajya ngenda mbereka uburyo mu Rwanda dusigaye tumeze neza, dusigaye dutembera gutya, ubu ngubu wicariye mu rugo, ibyiza Africa izajya ikugezaho buri kimwe cyose, kandi rwose ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'inzogera, kugira ngo ujye ubona notification zose zimukira kuri Ibyiza TV, Ibyiza Africa, Ibyiza Africa, reba no mu mapine, ndizera ko ibintu byose muba mubibona, iyi ni station ya Kagugu, yerekeza i Batsinda, urabona ko ibintu byose biba bimeze neza, Visit Rwanda yageze Kagugu, urabona ko hoteli zisigaye ziri mu kazi, Kagugu iratuwe, isigaye ifite urujya n'uruza rw'abantu, rwa Batsinda, rwa Kagugu, urebye kabisa ibintu byose bisigaye bimeze neza muri Kagugu, ndizera ko muri kugenda mutembera, tugiye kugera iyo turagarukira muri gare ya Batsinda, turagarukira muri gare ya Batsinda guys, tera inkunga Africa, tera inkunga Ibyiza Africa, ukanda subscribe, comment, unasharinga izi video, wereka abaturage, wereka bagenzi bawe kabisa, ndizera ko vlogs zigiye kujya zibageraho, cyane cyane izo kugenda n'amaguru, kuko izo kugenda n'amaguru nizo nziza kabisa.
urabona ko bino bintu biraryoshye, motari arashyiramo akaboko kabisa, reba aha ngaha ni muri gare ya Batsinda, gare ya Batsinda ni iyi ngiyi, urabona ko urabona ko iyi gare imeze neza iraryoshye, tera komenti kandi sabusikarayibe ntubyibagirwe gayizi.